ubona utananiye Nese munanije cyo ariko nura mwana ntabwo ubona utananiye agira ngo azajye kwibana ngaho umugore urabyuka akajipo vuguta ingute wayihinduye ijipo umwana uramufasha umugize umusirimu kwiga nibyo ashize imbere ubu umwana agiye kuzambera imbwa agiye kuzambera imbwa hejuru yo gushaka umaze kubyimba ari natanu yigeze ushiraho ure se wari he nk'ubu wari aho mutumye ntwazise mubaragiye agiye kwa ba niba ari Johnson niba ari inde abo nabo mbona bahirikana bajya ku mashuri ubwo nibo wagiye kumwoherezamo icyo gishiri ubusi igishangari cyarakinzanye yagezanye na kinzanye icyo gishangari koma dore ya mico yawe yibagiwe n'ikinywa itabi hoshigenda ku gishangari ku nsina ntasoni ubu si uburera ubwenge n'umucara wibagiwe abuze igishangara abuze simbona bajyana ngo niba ari ibiki akora kikayi umwana kikayi umwana mari ibintu babitwandikamo ku kagari kuri serire si ibi batwandikamo nese kuzi ko babyandikamo muri serire baraje bapfuye ibi yabikuye he ngaho si ibimubwira uyu mwana ntabwo abayingegera ateze ntabwo abayingegera ibi bitabo tujya kwandikwa ntabwo ibi ari byo batwanditsemo dusezerana ngurongoro ntabwo ibi yavuye gutobora akagari byarangiye wowe tegereza uzarebe ko ari akagari yatoboye cyangwa n'itabi ubundi se yajyaga hehe yabiri waretse ingayo umwana n'itabi gusa ugategereza ikivangara akakikuzanira n'ubundi sinzo n'ubundi ashobora no kumwungana no kongera kumubona ibise ntibiba byararangiye ugira ngo none ubunciriye umwaka none tica amatazanye cyubuse nzanga kandi uyu mwana iyi mico y'amabandi uri kumwigisha ibyo bintu ari kuvuga naravuze ubuze ari kuri iki cyapahira zirahe papa aragucira mwaka mwihorera ejo nzajyana igitebo cy'ibijumba mu isoko kandi ibyo bintu muri kuvuga kandi bari kuzama amanota nk'abo wa mbere ihangane muwaka ari kuvuga se ngo n'ibiki amaje yose n'uri kumureba ibyo muwaka n'ibiki ni umukuru w'umuco babajyanonera w'iki bityo kirafata ariko ibintu muba muvuga buri gihe byose ngibi ibinyarwanda arabihinduye kandi nta kintu na kimwe nigeze mubwira ngo wohereze uyu mwana mu rugo mu bantu ngo muwaka ari kuvuga n'ibiki kutavuga muwaka ni ibisa n'ibyo muwaka ibyo muwaka nyine ibi rero mubimvanire mu rugo kandi wa mugore w'ibintu wihaye birananiye ibi ntabwo mbishyigikiye dore amasafuriya ugiye kuzayatobora ngo nta masuku ibi byose ntari kubiterwa n'akakungu uri kujyamo niba ibyo kujyana abana ku ishuri sinzi wabivanye ariko niba utarizi ubona yirirwa uhinga mu kabari wirirwa uyajyana mu kabari wibwira yuko n'abandi ariko bazagenda genda umugabo ugeze aho kuzana ubwanwa atangiye kurizwa n'ibintu bimuwaka ese ubundi ibi ni ibiki ugira makura nasinze n'ubu ugiye kumenyera nk'uwasinze hari ukuyobe wese hari n'igihe hari indarane zakuraye urumva amagambo uri kwivugisha singikiraho wagishize buriya se si ibibazo nteje ubu se ejo zereka mwarimu iki umva rero makura urugo rurananiye
Kibali ingofero ndayihanuka bya. Che bevete? Makuru. neza Sote kuzakubana kubera. bireke mwana ntabwo se ntabwo ubona mba mvuye kuvoma Mwese papa wawe nawe hagiye amajerekani utera no kuvuna banga. umunsi ngubu nanjye ntabwo aba ari rega ntabwo mba naza kuza ku ishuri ariko papa wanjye aba yasinze agakunda na mama mba mbona agiye mu rugo nta n'ikintu Usu kuko wajya utwara akazi. Amajerekani ari ubuse njyana ijerekani imwe papa wamerera nabi nanjye ntabwo aba ngiye guyanza mwese kubana uko ubuzima kuza ku ishuri. bireke none dore muri ino minsi yaravunitse yagiye kunywa inzoga aba yasinze nta kintu ubundi mu rugo ngo mbona tutazatera imbere kubera papa rwose nta kintu yatuma twigezaho Rero tucara no gushaka. ni ukuzamubwira ejo nzaza ku ishuri kubera papa wavunitse nzamucika nze ku ishuri nabwo sinzi niba n'inzoga uzamerera nabi kuko mba mbona amuza guhumekera ntabwo watuma niga ngo jya kuvoma jya kwahira jya kuragira ihene n'inka n'ibyo amozaho gusa Uzamucika. nzagerageza gucika Ubu natwe abana ubwenge bwasubiyemo niwe wari uzi ubwenge waradufashaga nko mu makazi yose none natwe ubwenge bwacu bwasubiye. ejo nzaza ku ishuri pe ejo nzagerageza Nawe ureka ngo ukomeze kugenda. nta kibazo Ahiganje. Andege. akoze Uragasani izuba naryo we kunsasira n'ubundi ibintu twano gusasirwa n'umucyura basuzugura pe awi ashakaziva hari ibyo yambwiye aze kuri bona yarambwiye ngo nizita zizankiza ariko bigira ibintu umugongo we Njye mu rwego ntabwo namenyere gutwara ijerekani wenda ntabwo icyo maze. shaka mushakira aho wicara pe azamushakira aho wicara ndaba wicaye hano cyane Shirakoze. urasanga ku ishuri amasomo si ubu yageze noneho nzasanzwe Twasubiye inyuma abana twese kwiga niwe wadufashaga muri mwaka twigisha ubusinzi pe. ariko umaze kwiga ibintu byinshi Ni byinshi cyane. nzasanga narataka gusa ubu nzahera hego Ubyize vuba. ntandebera ubusa papa kubona bameze nk'ukuri ubusa kugira ngo twageze nuko papa wanjye aba umusinzi n'ikazi
nta kundi umuntu nyine yabigenza ni ukugerageza umuntu akihangana akabana nawe ariko rwose yabyancanze pe ubazaza kuza kujya ku ishuri bizanga keretse nuko utaramubona noneho yasinze aba ameze nk'isasu ewe ariko ejo nzagerageza nze ni ukugenda ukambwira batice ejo nzaza rwose ejo nzagerageza nze ku ishuri ejo nzaza ariko nzasanga amasomo yarancitse kwa makuru ubu wagize ngo nasinziye oya nta kevurananiye rapi uraho ushaka akinuko kwa nyirabarazane umwana turigana uyu ni uwo mukorana agakungu ya papa ntabwo ari agakungu mwarimu ya muntu niho naje kugenda murigana zango niba ari muwaka urabizi muwaka urabizi uyu mwana arananiye niba ari wowe musigaye mukorera ku gakungu akunaniye gute se umva sha uri mwiza wari wavamo n'umukazana mwiza ariko mvira mugende ihene ntiyiriwe itarishije nawe urahangaha ngo uri kujya kuzana abana ngo uri kugira gute nuko agakungu gatangira nuko gatangira sha ahitaye si ubu nayigira kose makurata iryo yankoreye iryo makurata arapfuye umuhungu wanjye apfuye nabi burundu sibi ndarumbije ku ikirungo iriya ntamukazi nta n'umuzi heze ko ukarizo ganamba buniye umuhoto n'imbavu zavunitse ariko uriya mukingo wari mubi nubwo nabeshye ngo ni ugusitara ariko yamuvuna muheto twashwanye yanteye umwaka wazi nuko kukarekeza ibonye imbaraga zingizo nkajya kuraguza hari ibintu yantereye inyuma ntabwo ari ukuguru kuko umubiri wose washize inzoga nanyoye zarimo banyabingizi wa kugera nk'atanu ukegera ibindi ko nabo kuwa kabiri nagiye mu ndoha njye mama heza byinshi nubwo rega mu rugo turabukeye nanjye mama aramyembaga ubuse yahise anangura n'igare nuko mbona yarisize muri nanjye nahanga ibintu byinshi cyane nshaka mugakone yanga iki rwose ubwo nanjye nigira imana ngatsinda nkajya muri interineti nzakora cyane ku buryo noneho nzaza bita nyuza mama nzava tuhita tujya hanze ariko nzuzabibona tujya hanze ese ko mama ahorayo n'ubundi ugomba kugabanya ibintu by'ikigare umugore ukunda kugendera mu kigare cyane bari abakobwa mugendana ntabwo ari abana beza gushora mu ngeso niyo mpamvu na leta bigezweho ariko ntabwo mubizi hari umwana twari duturanye yagendanaga n'abakobwa bamujyana mu ngeso ariko n'ubundi sha ngenda kubana n'uwa mbere n'ubundi ni hahandi uwa kabiri tugere mu rugo mama mwembi ese cyeka ko batera umwembe barahita bamara ikigo cyiza gusa imana zamufasha tuzajya ku kigo kimwe pe kuko turi inshuti byiza cyangwa bari bangurira ndaguhaho dukeye nta kibazo waba ukoze gusa nanjye mama n'umugore gusa papa noneho wabimenye ko nsigaye nza ku ishuri yawe umwana w'umubakira noneho n'umwitege no gukoresha yego ubundi si ubwo wasanga kandi bari kuragura ahantu dushakira mu matora y'ubakigane mu matora abakinnyi n'ubundi njyewe narahiye mama nzamukiza nzamuvana mu bukene nzamukiza uzamukiza ko twari twaramutanze kuba abakinnyi none se uzi ko barabukene bw'iwanyu bishobora no gushira ugasanga gushyira wasanga wazanye inzoga ku ishuri sha wabyiboneye ko nahuye n'ibijama mani bikazinuka
ugasa ubundi bugabo abahungu bakugire nabi koko wabuziriye bangira nabi sinaba mu muhanda barimo abantu bari gutambuka kandi wasanga ujya no kureba abahungu nijoro dore nawe umushinga ibintu byaranditse rimwe na rimwe njyayo wawe ibyo bizazana ko natwe se mama yantwara n'ubundi tujya ku manota y'icyaro turamenye ko nagiye kuvusha none ndahita nijya kwigira muri interineti none ushaka ko natwe mama yantwara nanjye n'undi ugomba kwisubiraho mu kuri kw'Imana n'umusubiraho si biki bana umeze neza se tumeze neza mwakoze rero mbazaniye amanota y'ibizamini byanyu mwaratsinze mwese mbanze mwishime rwose mwaratsinze mwize neza muratsinda ibintu bimeze neza nari mbazaniye rero amanota y'ibizamini yanyu kugira ngo mubone uburyo mwitegura kujya muri segonderi siko bimeze reka tubanze rero ibi yitwa Ishimwe TV wabaye wambere rwose hanyuma uyu witwa Uwase Kevine nawe wa kabiri n'uwa 90 rwose mwagize neza ahasigaye rero mugende mwitegure mujye muri segonderi sibyo bana banjye mugende mwitegure mujye muri segonderi ahasigaye rero rwose bimeze neza ndabona ari amahoro shamura abana beza Kevin sawa asigaye rero mugende mwitegure ababyeyi banyu mwishime banabahende sibyo banabahende muze baherekeze ahasigaye rero ubu ngubu murahasigaye nanjye mugiye muri segonderi nta kibazo mufite ndabona ari sawa ahasigaye rero mwese mugire amahoro kandi muzagende neza bavuga yuko beza bagiruka mu myaka yose ntabwo byumva natsinze nubwo icyo papa noneho natsinze bampaye amanota meza reba natsinze kujya muri segonderi Imana ishimwe yewe dore hano yego utaha wijuje none dore cyangwa nuko nakwemereye kujya kwiga papa nukuri warakoze papa warakoze dore natsinze dore nabonye watsinze dore bamaye ugiye kujya mu wa karindwi ni muri segonderi papa bavuga muri segonderi umuntu aba agiye kwiga muri segonderi noneho yarangiza agahita abona yarangiza segonderi yashaka kujya muri university agahita abona akazi papa dore natsinze dore bari kubyereka ibi sibyo byatesheje se biburira umutwe papa ntabwo izo segonderi nibuka agurisha umurima oya papa ntabwo ari ukugurisha umurima dore nagiye segonderi bisaba dore ibikoresho basaba niyo urabinyereka dore barasaba matora imwe na mari cyangwa varisi inkweto zo kogana n'izo kujyana mu ishuri indobo amakaramu n'amakayi makura mama natsinze ngwino natsinze wowe Imana ushimye naratemye ariko ngwino urebe inkuru nziza hano noneho natsinze yewe we Imana ushimye narabivuze bamaye kujya kuri cya kigo twavugaga bakimpaye mama cya kigo bakimpaye bamaye kujya kuri cya kigo cya segonderi natwe bakimpaye reba ko bananjye watsinze mwana wa yewe urakoze mwana wa ase ngo yatsinze urenze muzi n'itari byo ntabwo yagize uragasi kandi mbireba dore ngibi dore hano ngaha umwana yitwa gutya na gutya umubyeyi dore mama dore n'izina ryawe nawe ryagiyeho gutya na gutiki dore n'irya papa Witwa izina rye ryagiye yambabariye keve dore nguyu twese ureba izina wise umwana ko yitwa yambabariye keve dore nguyu nawe dore nguyu dore yagize amanota ngaya dore ibyo mubireke yewe mama ahubwo se bihurira tsindisha wa mwana we umwe uri muri dendi y'ubwiyo yagurishije isaha umugore bajyana mu rubanza uri kubyumva ubu natangira kuvuga ubyimbye amajigo kandi uyu mwana niwe wamwohoraga ngo ajye ngo muri zo za muri ayo mashuri nanjye simbakanye nageze aho ndabyita ariko nabyemeye kubera ku nganza naremeye ubu sinkigira ijambo
aho ushaka ibyo kujyana ngo ni matora matora n'indobo uzabona iki matobo indobo uzabona iki inkweto ubuse matera izabona ahubwo wowe uzabona iki papa ni ukuri no gufasha wowe urumva uzabona ngeze ku bana n'ibyo vuga ibyo wabona uzabona cyangwa uko nanakwisubirana mwene wowe Simoni uri se sinkina w'umwana urabizi ko niteye amaze inda. kumenya Ntabwo gusoma niteye inda. gusoma arabizi kwandika arabizi ibyo by'amasegonderi nabireke wowe genda Nari uzane binshimishije, ariko ibisigaye nzabishyiraho nabireke nagira nti wampinduye iki sinkivuga mu rugo sinafata agatungo ngagurisha sinafata icyo ariko ubundi wagiye wicara ukumvikana ubwo ngubwo rero urifashe urirukansa ugiye muri twa tubari twawe kandi nta handi umutima ubona nzanira ya telefone hano ngwereke ariko si ibi ni ibiki ko ntinye ko ibyo kujya hariya kwirirwa kinanduka ngo ari kwiga muri mwaka nanjye maze kubimenya reka umwana byararangiye reka umwana ajye kwiga ahubwo none we ibyo kora uko ushoboye kwimuka ngo agiye handi ko mbonye ibyo bamwohereje ayo ni amahirwe yacu ni amahirwe yacu ibintu abizi aya ni amahirwe ni yacu amahirwe se cyangwa ni ibyago oya ni amahirwe kuri wowe ni ibyago ariko kuri njye numva ari amahirwe aya ni kubera ko amahirwe we nta n'ibyo wari ushyigikiye hano ushimiye na papa n'ikiyatira shyiramo za nimero za sowanyu niho uzizi bishyiremo shyiremo neza ntabwo uzi yayohereje watangira gupyonda uko yayohereje warabibonye yaje n'indege ivuye i Kigali reka muhamagare niwe ugufasha ariko ndakomeye ubwira umuntu ikimuri umuntu wawe i Kigali Haro nta mibereho nagize ibyago wa mwana wanjye Keve ngo yagiye muri zo yaje yabyinira hejuru abyina ngo yagiye muri za sogonderi ibyo byago rero dore nakomeje kurira ndabaza mumbwirire yiga ibyo gukora ndemera ariga byo kumenya gusoma no kwandika none ngo muramfasha iki umugore yanyigaritse n'ubundi niwe wamwohereje ntariki wabo bagira ngo niho nahamagara none ni wowe mwana wa data ni wowe wa mama uramfasha iki dore ni ibyago twagize ariko mfasha rwose ndakumva naho ndamutsinze mwene Simoni erega mvuka neza nuko atabyemera nawe ahamagara iwabo ibibura bizane ibi ndi kubivuga wumva Evarisi ndayibonye ndi umugabo nawe ibisigaye byose agenda bizana iwabo uzanaza ndajya kurufata ahantu rushyushye uruherutse uzarusanga ruteretse ariko urambyaye mwana wa mama urambyaye ubu hari uwarunyohereje agacupa kose karakamutse kubera ibyishimo ahubwo hari kwa kundi mwohereza ngo ni nyoherereza niyo ryaba icupa rimwe ejo uzasange n'ubundi nongeye kubigerenge nga kwa kundi ariko n'icyaka kimereye nabi yewe n'icyaka kimereye aragiye wa mwana yabihamagaye nabi nabivuze da makurata aritabira andafasha ngwino hano ngwino tujya inama zinshizemo byagenze bite se mari ibyo uvuga hari n'igihe biba nk'itsindege
Byagenda gute? rwose nawe nisibishije byari bikomeye warunzinze ariko ndakugaraguye Neza bigenze gute? Nibura se uwo mwene wanyu Marisi ndayibonye uri kubyumva ntabwo azayimba yo nyine ndamuzi kandi hano twararira azagira n'ikindi akazabura n'ikaye cyane naburi n'ikaramu ntabwo zaza Marisi bora mu biganza komera cyane. habereye umugome ntaseka ubu si ijambo risekeje Ubuse waseka kandi ukiri ku rugamba. Umuntu azatangira guseka Niga umwana ndi umugabo ngo yaje. ubu ndi umugabo urabona ndatsinze birarangiye umwana abaye umuyobozi birarangiye Shaka ibikoresho byose rero bigaragara. bazasohoka ahangaha n'ivarisi ku mutwe n'imodoka zayimujyana gusa ndacyarushye none urabona numva ibindi byose utagiye kubinsunikira Buriya ndashaka n'akamatera n'akadobo. uzabibona Ndabishakisha haraye twara ibijumba bimwe nahingaga waragiye gusiba. Ibyo nzemeza ngende mbikure mbijyane ku gasoko ubundi nimara kugurisha muguremo akamatera n'akadobo. N'udukweto wenda tw'ubugabira mpari. hasigara iki tugiki hari abagenda bishimye none niba uragurisha ibijumba ukagurisha ibiki n'ibishyimbo mu nzu ntakirasigara ndakuzi turasigara tugiki emera nk'umugabo icyo gihe ibyo kurya tuzabitekerezaho nyuma ariko umwana reka nkwerekere utazansuzugura aha ni umugabo mu rugo ubyemera biriya bijumba bireke nayaga nsonza nagira icyaka wabona rizanye nkakwakaho 200 yagufata icuru hamwe n'abandi bireke mu gitondo ndayakorera Matiyasi sindabura icyo mukora kandi ndagukunda tujye inama ndayakorera Matiyasi ndabizi ntabwo yandenguha namutakajeho menshi twarasangiye nanjye simbura icyo muha ariko icyo muha seri kutazagita dufite ibindi rega turakize dufite ibintu ndazindukayo kare ibijumba bireke n'ibishyimbo bireke ujigiye ndasubira mu byaha ariko umenye ko ndi umugabo ntukajye uvuga ngo nta kibazo uzindukireyo genda ariko ndabyikemurira aho jigenda ndabikemura maze kubyibuha nyaboneka ugiye kwigisha sogonderi ejo hahaza abahari gutaha konseye Emakiri Nasha Alvose none ibyo ngibyo by'ibivanga ibintu byakaze amugore ntego ko ndabona washyuhambire ibisa n'ibyiki iyi rero iyi ni ishakoshi ntabwo yarimo ariko iyo umwana akweretse ko agiye kuba umugabo byose urabimushakira fata iyi ni ishakoshi harimo n'ibindi harimo n'amakariso nakopeye nanyuze kwa sebihuriro antekereza uriya buriya umwana we uriya mwana harimo amakariso harimo n'amasukimba nashyizemo urukataro kuko iyi ni indobo kuriya bucyo se nuko ikibazo uri kumereza ibi ngibi se bishaje ubivanye ubundi se bishaje abigeza he iyi make byukuyikira mu mazi yose iki kandi batwara twatuzi duto uyu ni umuzigo bishyire mu mazi iki naya kugenda uzazingira muri cya gitenge cyawe azajya kiyurusa ntagirayo nese koko umuntu ubiguhaye arabona wabifata ukabijyana mu bandi bantu sibyo ntanga nk'ubu nawe rero ngo urahashira ukanshinja inzoga nasinze ubwo se uri muzima ahubwo nasinze ziravuze ngo ndazinduka ajya gushakisha ndatashye ngeze ku ntugu ndaguteza abagore bagenzi bawe niba ushakishije ari ibintu bizima ubu bigejeje hari bizima ariko si n'ibiki shyira mu nzu umwana naza akabigaya abigaye uraje indege mbona ari kujya gushaka ibindi
ntabwo byoroshye ibi ngibi byo cyangwa witambike ku cyo nabifashe ntabwo singora urabizi nta leta ngoraho iryo urisubizaho aho mbivanye hari aho biturutse arigo byore ndi bubikuremo mu mutungo wanjye ntabwo ari mu waswo mubabara uzajya guhagarika ibyo kwaswa kandi mbaye ngiye kuvugana na munywanyi wanjye hari gahunda yindi dufitanye ibyo ngibyo nibyo uri kwivugisha hari ikindi nari nibagiwe ubu aho zangwe tubambazaga nijoro ngo zije gukora iki ziri aho mu mvuruka uzirekeraho nazo zizajyana ntabwo umwana yajya ku ishuri n'ibirenge azagenda zambaye agende nk'uvuye mu rugo rwo kwa Mariko mwene Simoni wo kwa kaje mu ndimwe kwa Mvuna nabyo uzareba uko byandika ku bipapuro agenda avuga ngo kwa Simoni mwene Mvuna byose abyandike avuye mu rugo rukomeye ndakuranye ariko ntukanyitambike wa mugore ntakiri kuva kwa sko nongere mbigusubiriremo ntakiri kubona ntari bubishyira amakenga bibona biri buze kubyara ko wambereye dore nzara waje size byose ibisi bijyo byanjye biri kukubyinura urahaze ugize ute none ngo nibijumba ugiye guteza neza ukiri utembana agacuma n'inzoga wabiki hari ngo nimfite urabona hari